Igihe kimwe impongo yari iri kugenda mu ishyamba iherekejwe n'intare ebyiri zikuze iruhande rwayo. Ntiyari ifite ubwoba na buke. Mu gihe ziri kugenda muri iryo shyamba, umusaza w'umutagatifu arazibona aratangara cyane, nuko abaza impongo ati, ese ntutinya izi nyamaswa z'inkazi? Impongo iramwenyura iramusubiza iti, hashize imyaka myinshi intare izibyara ipfuye. Ubwo iyo ntare yasize abana bayo bakiri bato cyane. Abantu bose barabahungaga kuko bari intare, ariko jye nabonye inzara yazo, sinabonye ubukana bwazo. Nazitungiye nk'aho ari abana banjye, ndazirinda. Uyu munsi rero ba bana babaye intare zikomeye, kandi ishyamba ryose rizi ko nta muntu wemerewe kwigirira nabi nka nyina wazo. Uwo mutagatifu yahise yumva isomo rikomeye muri iyo nkuru. Ku giti cyari hafi aho hari hicaye akanyoni kitwa gasuku. Kumva ibyo byose karatekereza kati, nanjye ndashaka gufasha ubundi nzabona icyubahiro. Ubwo ka gasuku karaguruka kagenda kagamije gufasha. Mu kanya gato kabona inzoka yakomeretse hasi iboshywe n'amahwa hafi y'umurizo, nuko karamanuka gakuraho ayo mahwa ku nzoka. Ariko inzoka ikimara kumererwa neza yahise ikaruma. Nuko ka gasuku karatangara cyane karanababara. Ubwo gahita kaguruka byihuse kajya kwa wa mutagatifu, karamubaza kati, natewe imbaraga n'ubugwaneza bw'impongo, kuki inzoka yandumye? Umutagatifu aragasubiza ati, impongo yafashije ibyana by'intare bifite ubudahemuka n'ishimwe muri kamere yabyo, ariko wowe wafashije ikiremwa gifite uburozi muri kamere yacyo. Hari abantu baba babi kubera ibibazo by'ubuzima, ariko hari n'abandi baba babi kubera kamere yabo. Kugira umutima mwiza ni byiza, ariko kugira umutima mwiza utitaye ku bwenge ni bibi kandi bishobora guteza akaga. Fasha abantu ubifashijwemo n'ubwenge bwawe. Hitamo neza uwo kwizera. Hari abantu benshi bazaha agaciro ineza yawe bakakurinda, ariko hari n'abandi bazabona ineza yawe nk'intege nke maze bakugirire nabi. Bityo rero jya ugira umutima mwiza, ariko unabe umunyabwenge.